Hello everybody, bonjour à toutes et à tous. Nitwa Jules Ntabwoba, nkaba ndi umuyobozi wa Kira Ministries. Nkaba nishimiye kubakira kuri iyi channel yacu nshyashya yitwa Kira. Intego zacu zo gukora iyi YouTube channel ni ukugira ngo tuganire namwe ibibazo duhura nabyo bya buri munsi. Iyi si yugarijwe n'ibintu bikomeye cyane mu gihe cya none, aho abantu bafite agahinda gakabije cyangwa icyo nakwita depression mu ndimi z'amahanga, aho abantu bafite ubutunzi ariko bakarara badasinziriye, aho abantu badafite akazi ariko bakaba batazi uburyo bashobora gukoreshamo impano bafitemo ubwabo kugira ngo babibyazemo umusaruro, babonemo amafaranga. Iyi channel turagira ngo tujyane namwe, tugendane mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Birashoboka yuko hari ibintu ukora ariko ukabona hari ibintu bitagenda. Ndagira ngo rero kuri iyi channel yacu tubane, tugendane muri no rugendo. Ibyo tuvuga byose kuri iyi channel tuzajya twifashisha ijambo ry'Imana, ndetse tunifashishe n'izindi sources cyangwa se ayandi makuru ashobora kudufasha kugira ngo bitwungure ubumenyi bwacu. Ndagira ngo iyi channel ikubere ishuri ryawe rigufasha kuva mu bintu byari bikubangamiye, mu bintu by'ibibazo bya buri munsi uhura nabyo, yaba ari mu kazi, yaba ari mu rugo rwawe, yaba ari muri societe. Iyi channel turagendana nawe kugira ngo ibibazo byose duhura nabyo tugerageze gufatanya njyewe nawe kugira ngo tubishakire umuti twifashishije ijambo ry'Imana. Reka dusome muri Yohana ibice byaho 14 umurongo waho wa 27. Mbasigiye amahoro yanjye, mbahaye amahoro yanjye, sinyabahaye nk'uko isi iyatanga. Ntimukuke umutima kandi ntimugire ubwoba. Reka dusome mu Cyongereza. Haravuga ngo, peace I live with you, my peace I give you. I do not give it to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Reka dusome mu Gifaransa. Haravuga ngo, je pars mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Tuzajya twifashisha ijambo ry'Imana, aho tuzajya tuganira kuri topics zitandukanye. Niba hari ikintu wumva twaganiraho, ushobora kutwandikira hano muri comment, cyangwa se niba ushaka kutwandikira kuri email yacu, watwandikira kuri kiraukire@gmail.com, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp yacu ariyo 073 860. Imana igumugisha.